Ni inyamaswa itangaje yibazwaho n'abatari bake ndetse benshi bakayijyaho impaka, yite misaya myiza, aborozi bati misaya myiza kirigita ifaranga kubera kororoka kwayo. Naho ku bakunzi bakadahingwa bati wariya kabenzi usezera izindi mboga zose. Ababizi neza mwabyumvise, imboga mvuga si dodo. Ingurube ni imwe mu matungo yororoka vuba agatanga umusaruro mwinshi ku borozi bakabona inyungu mu gihe gito. Abenshi bamenyereye ko iri tungo rigira umwanda gusa bikajyana, ahubwo nuko wowe uryitaho, ndetse bamwe bitewe n'imico n'imyumvire bakumva ko batanaritunga. Iri rikaba ari rimwe mu bizira idini rya Islam rigira kuko bayita haramu. Nubwo bimeze bityo, uyu munsi mu bushakashatsi kuri G7 TV twabazaniye imwe mu mimaro ikomeye cyane iri mu nkari z'ingurube, ku buryo uzikoresheje neza byagufasha no kubika amafaranga menshi watangaga ugura ibihenze, kandi izi nkari zabigufashamo. Turifashisha ibigo by'ubushakashatsi bikomeye mu bijyanye n'amatungo nka Chinese Academy of Agricultural Sciences, European Bioenergy Institute n'ibindi. Inkari z'ingurube pig urine zifite akamaro kanini kagaragara mu bushakashatsi, ubuhinzi n'ubuzima rusange, ariko nanone zishobora kugira ingaruka mbi niba zitagenzuwe neza. Ku mpera z'iki kiganiro uraba umaze kumenya neza byimbitse iby'ubushakashatsi n'icyo byagufasha. Inkari z'ingurube ziganjemo ire na 50 kugeza kuri 70% bya ammonia, nitrogen, yose zikaba n'isoko nyamukuru ya azote. Ammonium nayo ikaba mu biba mu nkari z'ingurube, phosphorus, potassium, calcium, magnesium ndetse n'umunyu sodium chloride. Ibi bivuze ko inkari z'ingurube ari izingiro ry'ifumbire n'imiti y'ibinyabutabire isanzwe ikoreshwa cyane mu buhinzi nka za NPK, ire n'izindi. Inkari z'ingurube ni ifumbire kamere y'ibinyabutabire, organic fertilizer, zishobora gukoreshwa mu buryo butatu. Mu gufumbira ibihingwa, inkari z'ingurube zivanze n'amazi zishobora gukoreshwa ku bihingwa byoroheje nk'urutoki, ibigori, ibishyimbo n'ibihingwa by'imboga. Zifasha kandi kongera azote mu butaka, bigatuma ibimera bimera neza cyane cyane mu gihe cyo gukura. Zishobora gukoreshwa kandi zisimbura NPK, ikindi bikoroha kuko ziboneka ku giciro gito ugereranyije n'amafumbire asanzwe. Gusa icyo witondera ni inkari nshya kuko zigira ammonium nyinshi cyane ishobora kwangiza imizi y'ibihingwa, bityo mu kuzitegura neza kugira ngo zikoreshwe nk'ifumbire y'umwimerere zigomba kubikwa nibura iminsi 7 kugeza ku 10 mbere yo kuzikoresha cyangwa kuzivanga n'amazi. Mu gukora ifumbire y'imborera, icyo bita composting, inkari z'ingurube zishobora kongerwa mu bisigazwa by'ibimera, ibishashara by'amatungo, ibyatsi, amafu n'ibindi, kugira ngo zifashe kwihutisha decomposition cyangwa kwirema kw'ifumbire y'imborera. Kuko inkari z'ingurube zibamo ire, bituma ubushyuhe buba bwinshi mu ifumbire, bigatuma ibinyabutabire byangirika neza, hanyuma ifumbire ikaboneka vuba kandi byihuse. Inkari z'ingurube zishobora kandi kwifashishwa muri biofertilizer cyangwa liquid manure mu gukora ifumbire y'amazi isukwa. Inkari zivangwa n'umwanda, feces, cyangwa ibyatsi bishaje bikavangwa n'ibinyabutabire nka effective microorganisms, bigatanga ifumbire y'amazi ikoreshwa ku bihingwa nk'imboga, ibigori n'ibindi. Inkari z'ingurube nubwo burya zititabwaho cyane, zishobora kwifashishwa mu gukora amashanyarazi cyangwa biogas, kuko zifite ire na ammonia byongera ingufu. Iyo zivanze n'umwanda w'ingurube bitanga methane gas ikoreshwa mu guteka no gukora umuriro. Ubu buryo bukoreshwa cyane mu Bushinwa, Vietnam ndetse no muri Uganda na Kenya. Zikoreshwa kandi mu bushakashatsi bwa medical and biomedical research n'ubushakashatsi ku mikorere y'impyiko n'umutima, kuko ingurube zifite imiterere isa n'iy'abantu. Protein purification, zimwe muri nzayimuzo ziva mu nkari z'ingurube zikoreshwa mu bushakashatsi. Biomedical research, abashakashatsi bagerageza kureba niba hari utugize inkari twagaragaza indwara mu ngurube cyangwa mu bantu kubera imiterere isa. Abashakashatsi mu Bushinwa no mu Buhinde bageze aho bakora detergents cyangwa disinfectants bikomoka mu nkari z'ingurube, bafashijwe na ammonia yo mu nkari z'ingurube ifite ubushobozi bwo kwica udukoko. Gusa ibi bigakorwa nyuma yo kuyitunganya no kuyisukura cyane. Inkari z'ingurube nubwo zigira akamaro kanini, ariko zishobora kugira n'ingaruka mbi nyinshi. Urugero nk'icyitwa ammonia pollution, iyo izi nkari zirekuwe mu butaka cyangwa mu mazi, bishobora gutera umwuka mubi no kunuka kw'amazi. Zishobora kandi gukwirakwiza indwara harimo Leptospira, Salmonella, E. coli n'izindi.
Ikindi kandi pig urine mu gihe zikoreshejwe ari nyinshi bishobora gutuma ubutaka buba saline bukagira umunyu mwinshi. Hari uburyo butandukanye abantu bashobora gukoresha mu gutegura inkari z'ingurube zikagira akamaro gakomeye cyane. Ushobora kuzibika muri tank ifunze neza itinjiza umwuka, kuzivanga n'amazi mbere yo kuzikoresha nk'ifumbire, gupima pH na ammonium content mbere yo kuyikoresha mu buryo bwo kwirinda isukari nyinshi ku bihingwa. Ubushakashatsi buheruka bwa Chinese Academy of Agricultural Sciences bwakozwe na 2025, iki kigo cyabukoze ku nkari z'ingurube zashyizwe muri biofertilizer imwe ikora amafumbire, byagaragaye ko zongera umusaruro w'imboga ku kigero cyo guhera kuri 18 kugeza kuri 25%. University of Nairobi mu mwaka wa 2024 ubushakashatsi yakoze yerekanye ko inkari z'ingurube zavanzwe n'amase y'inka zishobora kuba inkomoko nziza ya azote ku bihingwa bya dodo n'inyanya. European Bioenergy Institute 2025 yakoze prototype y'imashini ikura ammonia gaze mu nkari z'ingurube ikayibyaza green fuel mu buryo bwo kurushaho kubyaza umusaruro inkari z'ingurube. Uyu munsi twibanze ku nkari z'ingurube muri iki gice cy'ubushakashatsi ku nyamaswa. Tuzakomeza ubutaha tureba ibindi ku bijyanye n'inyama zazo abenshi tuzi nk'akabenzi, ndetse tumenye byimbitse n'impamvu abayisilamu batazirya, aho byakomotse ndetse n'impamvu bose babiziririza. Ndabashimiye. Niba hari ikindi wumva twagufasha wacyandika muri comment. Nkwibutse gukora subscribe dukomeze kubaka umuryango mugari wa G7 TV.